Ibi ni abantu bake cyane ku isi batabizi. Umubare munini w'abatuye isi benshi twamaze gusobanukirwa akamaro k'amakuru. Mu byo uri gukora uyu munsi, mu byo wakoze n'ibyo utekereza gukora, ikintu cy'ibanze wari ukeneye cyangwa uzakenera nta kindi uretse amakuru. Amakuru ku buzima, amakuru ku mibereho itandukanye, amakuru niyo akenewe mu mfuruka zose z'ubuzima. Iyo umuntu agize amahirwe akabasha kugira amakuru y'ingenzi abandi bose badafite, ayabyaza umusaruro akamuviramo ibintu bikomeye. Nk'uko amakuru ashobora kukubera imbarutso yo kugera ku bintu byinshi bitangaje wayamenye mbere y'uko abandi bayamenya, niba ari amakuru y'imari cyangwa se y'ubucuruzi, amakuru yose ufite uri wenyine kandi ari ay'ingenzi akugira ukomeye kurusha abantu batayafite. Ibyo bivuze ko iyo ushoboye kurinda amakuru ukayabyaza umusaruro, nta kabuza kuko yakugira igitangaza. Ariko nanone bisobanuye ko uramutse utanze amakuru mu buryo bubi, amakuru yari akubeshejeho ashobora kukwicisha mu gihe yaba yakiriwe n'abatagomba kuyakira, cyangwa mu gihe imiterere n'imibereho y'ubuzima bwawe ayo makuru y'ibanga, mu gihe yamenwa n'abantu batagucira akari urutega cyangwa batagukunda. Birahagije ko amakuru yari akurinze ariyo yahindukira akakwicisha. Ese wowe nanjye dufite amakuru tuba tutagomba gutanga? Cyangwa dufite amakuru tuba tugomba gutanga? Ni ayahe? Amakuru yacu tuyatanga gute? Kubera iki? Amakuru yacu tuyaha bande? Ese ni bande batemerewe kumenya amakuru yacu? Umva iyi nkuru. Kera cyane mu myaka yatambutse, ahantu kure cyane y'umujyi, hari ifamu cyangwa umurima ahantu ku musozi yari izengurutswe n'imirima itoshye n'ibiti byinshi byiza byahoragamo inyoni ziririmba. Habagamo ifurasi yari ifite imbaraga kandi ikora cyane imirimo ivunanye. Buri munsi kuva izuba rirashe kugeza rirenze, yakoraga ubudatuza muri uwo murima ikurura imizigo iremereye cyane. Iyo umugoroba wageraga, amaguru yayo yabaga ababara cyane, umugongo wayo wakamo umuriro. Iyo umugoroba wazaga, nta kindi yabaga yifuza uretse gufata akaruhuko gato. Umugoroba umwe ubwo yari irangije imirimo yayo, isubiye mu kiraro cyayo, yatangiye kwiganiriza yibwira mu mutima iti, nakoze cyane uyu munsi, ahari ejo nzafata akaruhuko gato. Ni akaruhuko gato, ndizera ko ntacyo kazangiza. Nuko maze irihengeka, ifunga amaso ngo iruhukeho gato. Ariko bitunguranye, haza akana k'injangwe kagiraga amagambo menshi kandi kakundaga amakuru kubi. Iyo njangwe yikundiraga amazimwe, irabaza iti, ese kugaragara nk'aho unaniwe nshuti yanjye? Ifarasi nta mutima mubi yagiraga, kuko yabanaga neza n'izindi nyamaswa zose zabaga aho ngaho mu ifamu, maze yigirira icyizere, yibwira igitekerezo yari ifite iti, ndumva ndi gutekereza gusaba nyir'urugo akazampa akazi koroheje umunsi w'ejo, kuko ndumva naniwe cyane, nkeneye kuruhukaho gato. Injangwe ikimara kumva ayo makuru yariyumviriye, maze irangije irasohoka. Ariko aho kubika amakuru ngo ndetse igire ibanga ry'ikiganiro igiranye n'ifarasi, ihita ijya kubwira inka yari iri mu murima hafi aho. Irayibwira iti, umva, ibyo ngiye kukubwira ntabwo uri bubyizere. Uzi ko ifarasi ivuze ko itagishaka kuguma hano? Ivuze ko nyiri umurima yigora kandi ko iteganya kujya mu wundi murima. Maze nk'icyumva iyo nkuru iratangara, amaso ava mu mutwe, igenda itekereza ku iyo nkuru. Hadashize umwanya munini, nyuma yaho ihura n'ihene yari iri kurisha mu rwuri, maze irayongorera iti, ese wumvise amakuru? Ifarasi irashaka kugenda, ngo kubera ko nyir'urugo ayikoresha cyane, ngo kandi ntayihe ibyo kurya bihagije. Maze ihene iratangara, iyo nkuru yumvise yitera guhangayika. Maze umugoroba ugeze, nayo ikubitana n'akana k'urukwavu twebwe tuzi nk'abakame. Irarubwira iti, ifarasi irateganya gucika, ngo nyir'urugo ni umunyamahane, ayikoresha cyane kandi ntayigaburire neza, ejo irashaka kujya mu wundi murimo. Maze biratandukana ihene n'urukwavu,
kimwe kiragenda n'ikindi kiragenda. Maze kuri uwo mugoroba umukozi wo muri urwo rugo aza mu murima. Kubera ko urukwavu ubusanzwe rwagiraga amagambo menshi, rukimubona yinjira rwaramusanganiye rwiruka cyane ngo rumubwire iyo nkuru. Maze rumugezeho ruramubwira ruti, nyakubahwa, iyi nkuru ngiye kukubwira ntabwo uri buze kuyemera. Ifarasi ntabwo igishaka kuguma hano, yamaze kwitegura kujya mu wundi murima. Ivuga ko nyiri uwo murima ari we mwiza, ko atazajya yikubita kandi ko azajya yigaburira neza. Umukozi akibyumva ahita yikanga cyane, iyo nkuru ayishyira nyiri urugo. Aramubwira ati, nyakubahwa, ifarasi yawe irimo kukugambanira. Ejo irashaka kujyana inyamaswa zose ikazijyana mu wundi murima. Maze mu maso ya nyiri urugo huzuramo uburakari n'umujinya mwinshi. Atazuyaje muri iryo joro ahita ategeka ko ifarasi yahabwa urushinge ruyica. Maze muri icyo gitondo ifarasi ntabwo yongeye kubaho ukundi, ntabwo yari igihumeka. Umva igice kibabaje cyane kurusha ibindi. Ifarasi ntabwo yigeze itekereza gucika, yewe nta nubwo yigeze ivuga ibyo kugambanira nyiri urugo. Yari yasangije gusa igitekerezo gito, icyizere gito cyo kuruhukaho gato umunsi ukurikira. Ariko muri iyi si aho ibihuha byihuta cyane kurusha ukuri, iryo jambo rito ryahindutse inkuru y'ibinyoma kandi yuzuyemo ubwigomeke. Iyi nkuru itwigisha ukuri kubabaje ariko gukomeye ku miterere y'abantu. Ntukabwire buri wese ibitekerezo byawe n'ingorane zawe. Imbere yawe abantu bashobora kugaragara nk'abakwitayeho, ariko mu nyuma bakaza gukoresha amagambo bababwiye n'ibyiyumviro byawe bakabikoresha nk'intwaro maze bakakurwanya. Ibanga ryawe, inzozi zawe, intege nke zawe ni ubutunzi bugomba kurindwa mu muryango, mu kazi no mu buzima bwawe bwite. Gusangiza amakuru yawe abantu benshi cyangwa se kubwira umuntu utabikwiriye inkuru ndetse n'amakuru y'ubuzima bwawe bishobora guhindura icyerekezo wari ufite bikarangirira mu gahinda. Bityo rero rinda umutima wawe, ugire ubwenge mu magambo yawe. Wibuke gutuza no guceceka kenshi birinda umuntu kurusha amagambo menshi atatekerejweho. Abantu benshi tubana nabo bavuga ibyo bashaka kuri twe bitewe n'inyungu zabo bwite. Rero ntitukorohereze abanzi bacu ngo tubahereze amakuru y'imibereho yacu, uko twiyumva ndetse n'ibyo duteganya gukora ejo, kuko nibyo bifashisha baturwanya. Rinda umunwa wawe, kandi igihe cyose cyangwa se kenshi guceceka nicyo gisubizo cyiza. Reka twige umuco wo kuvugisha ibikorwa kurusha amagambo. Bizajya byima abanzi bacu amakuru n'uburyo bwo kuturwanya. Komeza ubeho kandi ubeho neza, unazirikana ko ari wowe murinzi wa mbere w'ubuzima bwawe. Kugira ngo utazacika ibiganiro by'ubutaha, ibuke gukora subscribe.